Reka nongere mbasuhuze mwe mukurikiye MC Pedro KR ni muri ya gahunda ya Pedro's Court Series. Ndabaramukije kandi mbifuriza nanjye kubabwira ngo weekend nziza nuko turi muri weekend ariko n'ikiganiro muzakibona weekend itarashira. Weekend nziza ariko n'abazakibona weekend yarangiye mbifurije ibihe byiza aho muri hose kandi umwami Imana abiteho. Uyu munsi turaza kuganira ku mvugo ikuze, imvugo ya kera y'ikilatini ivuga ngo frangare non flectare. Frangare non flectare biravuze ngo wenda nzavunike, wenda nzacikemo kabiri, wenda nzaguduke ariko ntawe nzunamira. Ntabwo nzabendinga, ntabwo nzaca bugufi. Iyo ni imvugo isa n'ikakaye ariko ifite ikivuze. Iratubwira guhagarara ku mahame yawe, guhagarara ku byo wemera, guhagarara ku byo uhagazeho nyine ukabihagararaho ugakomera, ukavuga uti nishaka nzaguduke ariko sinzabendinga, sinzunama, ntawe nzapfukamira. Turaza kubinyuramo byose uko byakabaye, turebe uruhande rwabyo rwiza n'uruhande rwabyo rubi, kuko buri kintu cyose burya kiba gifite uruhande rubi cyangwa uruhande rwiza, kuko muri ubu buzima ni nka demarrage en continu, aho akunda abantu batwara uri kuri embrayage, feri, tata umuriro, ibintu nk'ibyo. So turareba iyo mvugo rero isa naho ikakaye wagira ngo umuntu ni umufungamutwe, ariko hari aho biba ngombwa, hari naho uba ugomba kameme gushyiramo imiyaga, reka mvuge nk'uko nguko, cyangwa se ugaca bugufi ukaba flexible. Bimeze bite rero? Reka dusubire mu kanya. Frangare non flectare. Iyi nteruro cyangwa iyi mvugo iraganisha ku kutagamburuzwa, kutava ku mahame yawe, ugashikama ukarwana ufite icyo uhagazeho. Kandi ahangaha ni mu nguni zose z'ubuzima, waba uri umuntu ku giti cyawe cyangwa hari abandi uhagarariye, waba umuryango wawe cyangwa igihugu. Kabone nubwo waba urimo gufesinga intambara, abadiversere babaye benshi, pressure yabaye hejuru, nibwo uvuga uti nishaka nzaguduke, nishaka nzavunike, nishaka nzakonyoke ariko sinzunama. Ntawe nzunamira. Rero tugiye kubireba, ariko turaza no kureba n'iryari noneho wenda atari ukuvuga kuva ku ijambo ariko ukarigumaho, ariko nanone ukaba flexible kuko ubonye ari ngombwa. Ibyo turaza kubireba. Iyi nteruro y'ubwayo iraguhugurira cyangwa se iraguhamagarira guhagarara ku mahame yawe, guhagarara ku byo wemera, kandi noneho ikakuyobora kugeza igihe ugereye ku cyo wiyemeje udahungabanijwe n'ibikugose. Ariko kandi turaza no kureba n'iryari waba flexible, noneho ukaba wabivaho ukagana izindi nzira atari uko uvuye ku mahame yawe, ariko hari ibindi bintu ugiye ushyiramo kugira ngo woroshyeho gatoya, ariko ndavuga ngo mu gihe ari ngombwa. Waba warigeze uba mu gihe gushikama no guhagarara ku mahame yawe no kutava ku ijambo ugakomera, ukabona ariyo mahitamo usigaranye yonyine? Hari umuntu se waba warakubereye role model cyangwa bandebereho kuri calibre yaba ariho iyo ariyo yose? Tuvuge wenda hari inyungu z'abantu ahagarariye cyangwa igihugu, wahagaze ku mahame ye akarwana kugeza atsinze, akaba yakubera role model. Aho tugenda tugira abantu bameze batyo, rimwe ukabona hari uwo wakwigiraho kubera ko guhagarara kuri ayo mahame ye biri genuine, bifite icyo bivuze, cyangwa ugasanga undi ni ugufunga umutwe gusa nta kintu kibereyemo, akaba atakubera role model. Aho hose tugenda tubinyuramo kandi tukabikuramo amasomo. Uyu munsi rero frangare non flectare, nishaka nzavunike aho kugira ngo nzagire uwo nunamira, nibyo tugiye kureba. Turebe
urebye iyi ni interuro yafashije abantu by the way cyane bayigendeyeho bagagarara ku mahame yabo. Ariko ikindi turi buze kureba, turaza kureba ni ryari flexibility izamo. Ubona ko nabyo ari ngombwa kuba flexible cyangwa se ukunamaho gakeya kugira ngo utagira ibyo wangiza byinshi muri bya bindi warwaniraga kurinda. Abafilozofe nka Seneca, Epictetus na Marcus Aurelius n'abandi nibo badukanye iyi filozofi yo gushinga iryinyo ku rindi, ukabaho mu buzima uko bw'ipresence, ukabamo ukomeye ntucike intege, ukazagera ku ntsinzi. Nibo bazanye iyo filozofi. Bakaba banavuga ko sense y'iri jambo frangal non flectare yagaragaye kenshi muri filozofi yabo. Bahaga rero imbaraga iyi mvugo yo guhagarara ku mahame yawe naho waba ugoswe n'intambara zitandukanye, abopoza ari benshi, cyangwa se niyo igitekerezo waba urwanira ari wowe waba ukiriho wenyine. Upfa kubuzi ukuri kwacyo kandi upfa kubuzi uburyo ari ihame ntakuka kandi ukemera wowe. Kuko buriya bajya bavuga ko abasazi 100 cyangwa se abasazi 1000 cyangwa se abasazi ibihumbagiza ntabwo bakora umuntu umwe ngo nuko babaye benshi. Bishatse kuvuga ngo abantu bafite ibitekerezo bibi ntabwo bihinduka ngo kibe nibura igitekerezo kimwe cyiza ngo nuko ari benshi. Rero abantu bihagararaho, abantu bakomera kuri integrite yabo, abantu bakomera ku mahame yabo kandi meza, ntabwo bajya bakangwa ngo nuko ngo ari bamwe, ngo ntabwo ajya akangwa nuko ari umwe ngo abandi bose ngo bamuhagurukiye. No, ntabwo kuba bafite ibitekerezo bipfuye ari benshi bifata cya gitekerezo cyawe ngo bikigire futu, bikigire ikintu kitariho ngo nuko bo ari benshi. Iyo ufite iyo myumvire rero niho uvuga uti wenda nzavunike ariko muri bare bose ntawe nzunamira. Turakuramo ibintu bitatu. Icya mbere ni resilience nyine, ni ukudaheranwa, ni ukwikomeza ku byo wemera kuko uzi ko ari ukuri, utagambanira amahame yawe, utagambanira integrity yawe, utagambanira ibyo wemera bizima ngo nuko hari abantu benshi. Hari ukuntu ugambanira integrity yawe, ukagambanira uburere wahawe, ukagambanira ibintu byose bitewe nuko wacitse intege, uciwe intege n'ababitekereza ukundi kandi ukukundi babitekereza byo atari ukuri. Biratwigisha rero kumenya ko ibyo duhagazeho ari ukuri, tukabirwanirira kugeza dutsinze. Hari n'abandi bemera guhara ubuzima bwabo aho kugira ngo agambanire amahame y'ubuzima, aho kugira ngo agambanire igitekerezo mu gihe yumva ko igitekerezo ahagazeho ari igitekerezo cyimakaza indangagaciro za kimuntu kandi gifitiye inyungu benshi. Ikindi cya kabiri, iki gitekerezo kitwigisha guhagarara ku byo twemera kandi ukirinda guca iy'ubusamo nubwo ari cyo cyari koroshya ubuzima, ariko muri uko koroshya ubuzima bikaba ari ikintu nabyo biza kugira ibyo byangiza ku ndangagaciro zawe, ari byo biza kugukura mu byo wemera nta mpamvu igaragara. Bidusaba yes, ni sacrifice, gushinga iryinyo ku rindi, ukarwana, ukirinda marakurusi, kuko ayo marakurusi ashobora kugushyira mu kaga karusha akurimo gushyirwamo no guhagarara ku byo wemera. Icya gatatu, aho ngaho nubwo ubuteganya uti wenda nzavunike cyangwa nzaguduke, ariko haba harimo icyizere cy'uko ibyo urwanira ari ukuri kandi umunsi uri izina uzagenda ukagera ku ntsinzi. Ingero zaba nyinshi ariko reka dufate nk'umukambwe Nelson Mandela. Yabaye ibinyacumi birenga 2 by'imyaka muri gereza,
ariko akumva ko uko byagenda kose ukuri yarwaniye kurwanya ingengabitekerezo ishingiye ku ivanguraruhu rya apartheid, ukuri kuzatsinda. Aragenda amaramo imyaka 20 ngira ngo ni 7 ava mu gihome aba perezida. Nifashishije uwo, ariko hari abo wowe unazi wenda banamuruta cyangwa se n'abandi uha agaciro cyane kurusha we, ariko nifashishije urwo rugero kugira ngo mutekereze uko kwihambira ati wenda nzavunika. Buriya we yaravugaga ati wenda nzafungwe, wenda bazanyice, ariko ukuri kuzakomeza. Bajya batubwira, iyo batubwira amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, aho bavugaga ngo watatu wasonge mbele, wawili wakufe, mmoja atajenga nchi. Ukuvuga ngo urateganya ko nubwo muri batatu murimo kwavansa, babiri bari bupfa, ariko uwo nguwo umwe azagera ku cyo mwaharaniye kandi azatsinda. Ibyo ni ibintu bikwiye gushyira imbaraga mu bantu. Ntupfe kugamburura ngo nuko ibintu byabaye byinshi, ahubwo ugakomeza imbere. Hari igihe rero biba ngombwa ukaba waba flexible, nubwo amahame yawe utayavuyeho, ariko n'inyungu wari uhagarariye zitahangirikira. Niho hahandi uba wumva yes, hari ibyo urwanira, hari ibyo ushaka kugeraho, ariko ugahana chance imishyikirano, ibiganiro, kugira ngo nibura hatangirika byinshi. Ibyo kandi bijyana n'umutima nama. Ntujye mu bintu buhumye, ntuhagarare, ntugume ku ijambo ariko buhumye. Ubwo wenda muri comment muraza kutubwira namwe uko mubyumva, ariko buriya ushaka kumenya igihe wabendingira, igihe wacira bugufi, igihe wagira ibyo ukora apari yo kuba uhagaze ku byo wemera, ariko ukaza no kumenya igihe uri bukine indi karita irimo guca bugufi. Mbitekerezaho rero gihe natekereje kuri SWOT analysis, kwanaliza imbaraga ufite n'intege nkeya ufite, kwanaliza amahirwe ufite, no kwanaliza imbogamizi ufite. Imbaraga n'intege nke. Imbaraga ubuzizi, ubuzi uko zingana, ubuzi n'uburyo zingana nyine, ukazijyanisha na threats n'imbogamizi, ukamenya ngo imbaraga nzimacinze n'izi mbogamizi mfite n'izi threat, ndamenya ndakina iyihe karita, ndabika iyihe, kugira ngo ibintu bizagende neza. Intege nkeya na opportunities. Opportunities zo ziza zunganira imbaraga, mu gihe threats cyangwa imbogamizi zo usabwa kwiyadapta kuri ibyo bintu. Ukavuga uti kiriya nkiyahuyeho cyandangiza, wakwinyurira ahangaha. Hanyuma za opportunities zikaza kunganira imbaraga zawe. Intege nke zawe zo umenya uburyo nawe utaze expose kugira ngo umwanzi adahera kuri izo ntege nke. Aho rero niho umenya ngo ndahagarara nshikamye, ndarwanira ukuri, ariko muri uku kurwanira ukuri hari naho ndi bugere, nkamenya gucunga ayo mahirwe mfite akamfasha kunganira za mbaraga. Hanyuma noneho za ntege nke nkazihisha umwanzi, cyangwa se nazo nka sinze expose kugira ngo atariho barasa. Nuko rero byo nababwira wenda nsoza, frangar non flectare, yes, batubwira kutabagafu kw'imvugo rimwe, ugahagarara ku byo wemeye, ariko noneho twaza mu gihe kigezweho cyo gutekereza n'ubwenge n'umutima, ukamenya aho waba flexible kugira ngo n'inyungu warwaniraga zitangirika. Murakoze nicyo nari mfite cyo kubaganiriza. Reka tuzabonane ubutaha
mu yindi quotes nzazana muri Pedro's quote series. Hanyuma ariko kandi ntugende udakoze subscribe niba utarayikoze, cyangwa se ntugende udakanze akazogera niba utaragakanze, kugira ngo notification ujye uzibona ukurikire ibiganiro byacu kuri uru rubuga rwiza. Tuba tureba ibintu byakubaka abantu, tuba tureba ibintu byabafasha, natwe dushyire umusanzu ku kubaka umuntu nyamuntu. Well, wadushyiramo comment ukatubwira ibindi twaganiraho, cyangwa se ukatugira n'izindi nama, cyangwa se niba byanagufashije ugashima. Murakoze. Bye bye.